Ku bafana bacu hirya no hino ku isi, mfite amagambo nshaka kubabwira nyakuye ku mutima mbere yuko dukina umukino wa nyuma wa FA Cup. Ndabizi ko uyu mwaka wa shampiyona utaboroheye, aho tutabaye abakinnyi ku rwego rukwiriye. Ntabwo twagiye dutanga imbaraga zijyanye n'uburyo mwadushyikiraga. Nka kapiteni ndabyumva kurusha buri umwe, ni inshingano zitabonwa na buri wese kandi utakwizera kuzahorana. Iyi kipe irenze buri kimwe nshobora kwandika n'amagambo make ku mbuga nkoranyambaga. Ni ikintu mp'agaciro cyane muri njye. Ntabwo nzigera nibagirwa umunsi nahawe amahirwe yo kuza hano bwa mbere mu myaka ine ishize. Nari ndyamye mu rugo iwacu Lisbon, maze ushinzwe kunshakira akarya arampamagara nka saa 4 z'ijoro, aho umwana wanjye w'umukobwa kuri ubwo yari afite imyaka 3 yonyine, bityo yari amasaha yo kuba turyamye. Nigiye hirya gato ngo ntabasakuriza. Nakundaga kubwira umu agent wanjye ko azajya mvugisha uko transfer yarangiye 100% kandi ko azajya agira icyo ambwira uko hari ikintu gihari. Bityo ese numva ko kuba mpamagaye ayo masaha ari uko hari ikintu cyabaye. Nafunze umuryango maze ndavuga nti alo Miguel, maze arambwira ati ese witeguye kumva aya makuru? Ntayahese ati yo kugenda, ntiyo kujya muri Tottenham. Ati oya, United. Nturimo urankinisha? Ati oya ndi Serie 1 byarangiye, nahawe kuri ubu ngubu. Ese urifuza ko bigenda gute? Ntabwo namushubije, natangiye kurwana n'amarira. Gusa urabizi ukuntu wiyumva iyo ushaka kwiyumanganya ngo ntihagire ubona kuri kurira, ariko ukaba utashobora kubivuga. Yaravuze ati Bruno yewe. Kuri ubwo umugore wanjye yanahise aza kundeba mu cyumba amuhamagara ati Bruno niko gufungura umuryango. Ati se kukiri mu bwiherero? Ndavuga nti ni Miguel umpamagaye, ambwiye ko United nshaka. Arambwira ngo none se uri kurira? Ndamubwira nti simbizi, ubanza ari uko nishimye. Ano busanzwe ntajya arira, arakaze. Ninjye urebye ugaragaza amarangamutima. Ndabizi ko ari gusoma niba ngiye akaba ari kunseka. Birasaba ko banza kugira icyo menya ku bihe narimo. Mu mpeshyi yari yabanje hari ibihuha byari byagiye hanze ko hari ikipe muri Premier League inyifuza, ariko ikintu cyaje kuvamo nuko yari Tottenham. Kuri ubu bisa nkaho utabyumva, ariko icyo gihe nari nishimye cyane. Zimwe mu ntego zanjye zari gukina muri Premier League. Nashatse kwirengagiza urwo rusaku rwose, ariko mu bihe turimo kubera za telefone n'imbuga nkoranyambaga, inshuti zanjye zagumyaga ko bimbwira. Nk'umwana wo muri Portugal, uhora buri gihe wifuza kuzakina muri Premier League mu Bwongereza. Gusa byarangiye amakipe ananiranywe, biranga. Byari bigoye kuri njye, ariko mu by'ukuri nari nishimye muri Sporting. Abafana barankundaga kandi hari ahantu heza kuri njye. Gusa siho nari nandikiwe. Amezi yaragiye maze undi mwaka wa shampiyona uratangira, bityo ngerageza kwikuramo ibyo byose. Aho rero ubwo umu agent wanjye yamuhamagaraga muri Mutarama, naratunguwe. Numvise avuze ngo oya ni ukuri, Man United irakwifuza, ahubwo wowe urifuza ko byagenda gute? Nahise mbwirana nti aha ni nkaho ndi kubaho mu buzima bw'ikiroto cyanjye muri Sporting, ariko ibi ngibi birenze ikiroto, ni Manchester United. Uwo mwanya wose umu agent wanjye yari akiri kuri telefone. Sinzi niba nari namumyutinze cyangwa se yarakinganiriza ibindi simusubize. Gusa nyuma naje kuvuga nti Miguel, ati yego, nitugende muri United. Nahise nkupa telefone mubera umugore wanjye, ndira amarira y'ibyishimo. Anna yangumye impande kuva dufite imyaka 16, 17 na 18. Twahuye tukiri insoresore. Ubwo twatangiraga guteretana, nta mafaranga ahagije nakoreraga muri Ruhago, mu gihe yari afite akazi kenshi ko gusifura muri futsal mu mpera z'icyumweru. Akenshi yasifuraga nka match enye ku wa gatandatu, maze ku cyumweru tukajya kureba gasobanuye. Kubera ko nge nta mafaranga nari mfite, Anna niwe wishyuraga amatike yo kureba filime. Uko kandi niko byagendaga iyo twabaga dusohotse. Ubwo najyaga mu Butaliyani mfite imyaka 17, nabanje kuba ku kibuga cy'imyitozo mu mwaka wa mbere. Hanyuma yuje 18 aza kunsangayo ubwo yari arangije amashuri yisumbuye. Kuva ku munsi wa mbere izi nzozi zose twarazifatanyije. Icyo gihe ubwo naturikaga nkarira, byose byarayo mateka. Ese Anna, uribuka directeur sportif wo muri Udinese mpamagara akambwira ko batakinshaka, akabivugira imbere y'abakinnyi bose turi gufata amafunguro. Uribuka ukuntu navuyeyo nababaye cyane? Uribuka ukuntu nagiye mu cyumba cya hoteli nkarira? Uribuka ukuntu wambwiye ngo komeza ugende, izi nizo nzozi zawe?
reba aho turi uyu munsi, ibihe bigoye ntabwo byaduhungabanyije. Nakuze gukina aricyo kiroto cyonyine mfite, nta yandi mahitamo, nta kindi kintu natekerezaga. Iyo nabaga ndi kurya ku ishuri, ikintu cyonyine cyabaga kindi mu mutwe no gusohoka mbere y'abandi maze nkabatanga ku kibuga. Kuri ubu biransetsa cyane iyo abana bo baba bivugira iby'imyenda bahangayikiye ku byo bazambara bagiye kwiga, kuko twebwe imyenda twambaraga ku ishuri yonyine yabaga ari amajinsi n'inkweto zo gukinana muri futsal. Ubu iyo mbonye umugabo ari gukinana n'umwana muri parike binyibutsa ko twabaga dukina kera 5 kuri 5, ubwo twabaga tuvuga tuti njyewe uyu munsi ndi Cristiano, abandi bati njyewe ndi Messi, njyewe ndi Deco, njyewe ndi Figo. Urukundo rw'uyu mukino twaruboneye ahitwa Osintetico. Umuhungu wanjye nakora nzamujyanayo. Umunsi umwe mu myaka iri imbere ndasenga ngo nawe azajya abwira abandi ataha niyo ntungukiye inshuti, niho natangiriye inzozi zanjye. Ubwo nari umwana nkinira ku bibuga birimo amabuye n'imicanga, nari mfite inzozi ko umunsi umwe nzakinira United. Birumvikana ko buri muntu wakuriye muri Portugal mu myaka ya 2004 hakinwa Eho na finale ya 2008 ya Champions League yifuzaga kugira izo nzozi. Gusa ku bwanjye ni gute nabivuga, ntabwo byabaga ari nk'inzozi, ahubwo nabifuzaga nk'ahantu nzagera umunsi umwe, nka kamwe mu duce tugize urugendo rwanjye. Rwari urugendo rurerure ntari butuze ntarugezeho. Bityo yego, agent wanjye muhamagaye mu myaka inishize akambwira ko United nshaka zari inzozi zigeze ku musozo. Ntabwo nzibagirwa umukino wanjye wa mbere kuri Old Trafford. Nagiye kwishyushya, hanyuma mvugishije ukuri mbona stade harimo nka 1/2 cy'abafana. Naravuze nti nta kundi, buriya ni ibisanzwe ntabwo baba bitabiriye imikino yose. Turangije kwishyushya ariko tugiye kubwirwa amabwiriza ya nyuma, tugarutse numvise igisa nk'umutingito, urusaku rudasanzwe. Abafana bose bari buzuye. Kwinjira mu kibuga ku nshuro ya mbere byatumye nsesura umeza. Buri kimwe kiba kirenze uko wagitekerezaga mu nzozi. Ndabizi bamwe muri mwe mwabonye video yaciye ku mbuga nkoranyambaga, ariko nge nakumva neza uburyo umwe muri ba bana bajya imbere y'abakinnyi yaje kurengwa n'ibineza mbere y'umukino wa FA twakinye na Liverpool. Urabyibuka twari duhagaze twitegura kujya mu kibuga, hanyuma mbona ko kana gato karimo karira. Sinkeka ko kari kababaye, ahubwo yarenzwe n'ibyo arimo abona Old Trafford. Nk'umubyeyi byankozeho, nagiye mbibona n'abana banjye rimwe na rimwe. Ntabwo yashakaga kugenda, bityo naramubwiye nti humura, fata akaboko tugendere hamwe. Twarajyanye, ahari bya bihe utajya wibagirwa, nibwo utangira no kumva urusaku rw'abafana winjira mu kibuga. Kuva ku mukino wa mbere mwese mwabonye umukinnyi mushya wavuye muri Portugal. Urabizi se, nese nshyira umutima ku kazi. Ubwo umukino wari utangiye, natangiye gutekereza ntangaho ugomba gukora cyane ukerekana ko uri umukinnyi wa United cyangwa se utari we. Ndibuka ubwo umukino wari urangiye, ubwo twasubiraga mu rwambariro, nacanye telefone nsanga umuvandimwe yanyandikiye. Numvaga binteye ikikango kubera ko umuvandimwe wanjye, papa wanjye n'umugore wanjye bakunda kunenga. Gusa ntaravuze nti reka ndebe nta kundi. Yarambwiye ati ese wumvise ya ndirimbo? Ntiyihese ati muri stade harimo indirimbo yawe, hari indirimbo bagukoreye. Yese anyoherereza video maze ntangira kumva ibyo yambwiraga. Abantu bose ubwo barimo bajya kunywa no kurya mu karuhuko bagiye baririmba indirimbo yanjye. Naratunguwe kuko yari yashize iminsi 3 yonyine nsinyiye ikipe. Narimo ntekereza nti gute se ubundi bamenye ko wenda nzi gukina kuri YouTube. Buri wese ari mwiza kuri YouTube. None se ni gute bahise biga indirimbo mu minsi ine yonyine? Hari abantu yego badakunda uko ukina, gusa 99% byanyu mwangaragarije urukundo. Uyu munsi iyo mbonye umuntu wambaye umupira wanjye mpita niyumva bidasanzwe. Abantu bajya banyoherereza amafoto bari muri Hong Kong, Nigeria, bambaye nimero yanjye 8, ariko buri uko mbibonye birantungura bikanankuraho. Mu mpeshyi ishize ubwo bangeraga kapitene, ndibuka ko nagiye mu rugo nkabwira Ana nti ese uzi byabaye, ntabwo nabona uko mbivuga. Ati kise ni ikintu ntigeze ntekereza na rimwe ko cyaba. Nka kapitene icyo nakoze no gukomeza kuba Bruno, haba mu kibuga no hanze yacyo. Ku bwanjye kuba umunyakuri mbishyira imbere, abafana mukwiye kubwiza ukuri kubera ko mwakomeje kudushyigikira. Nitwishimye twese niko tumeze, niryo jambo ryaranze uyu mwaka wa shampiyona.
umbajije cyangwa se ukabaza umufana wese wa United niko yakubwira. Hari ubwo twageraga gutya tugatsinda umukino umwe ukomeye, nkavuga nti ni sawa tugiye kubakira kuri ibi, gusa bikarangira bitabaye. Ntabwo byagiye biduhira, ntabwo twahojeho na gato, kandi tugomba gukora ibirenze, tukabikorera twebwe hagati yacu, tukabikorera ikipe, tukabikorera abafana. Abafana bacu baduherekezaga hanze baragatangaza. Mwarabibonye ubwo twatsindirwaga Selhurst Park ibitego 4-0. Abafana bacu bakomeje gufana umukino wose. Nari hanze, nari naravunitse, ariko naricaye ndebera umukino mu rugo. Ndavuga nti wow, nabonye ukuntu abafana baririmba. Ndavuga nti yonza kuba nanjye ndi mu kibuga nkabashimira ku buryo bakomeje kudushyigikira nubwo twe twabatengushye. Nyuma y'uyu mwaka ugoye, ni inshingano zanjye gukora ibirenze. Bigomba guhera kuri njye, kandi byose bigahera kuri wa gatandatu. Tugomba gukora buri kimwe ku mukino wa Manchester City, tugomba kwitwara neza. Ngiye nkunda gukinira Old Trafford kurusha buri kimwe ku isi. Sinshaka kuhava, nizo zari indoto zanjye kuva hambere. Icyo nshaka nuko ibyifuzo byanjye bijyana n'ibyifuzo by'ikipe. Uramutse uvugishije buri mufana yakubwira ibintu bimwe. Tugomba guhatanira igikombe cya shampiyona, tugomba gukina Champions League, tugomba gukina imikino ya nyuma mu bikombe bitandukanye. Ibyo nibyo nifuza, ibyo nibyo mukwiriye. Ndashaka gukomeza kuguma guhatana, ndashaka kuba hano, umuryango wanjye urifuza kuba hano. Ubwo twazaga mu myaka inishize, umukobwa wanjye Matilde yari afite imyaka 3, umuhungu wanjye Consalo we yari ataranavuka. Matilde yakundaga ruhago, niwe utuma nishimira igitego nifashe ku matwi, kuko buri uko twamubwiraga dutuje ngo nashyire igipupe cye hirya, yahitaga yifata ku matwi akavuga ngo uvuze ngo iki papa, ntabwo nkumva, sinkumva subiramo. Rero iyo nabaga nibagiye kwishimira igitego muri ubwo buryo ntabwo namukiraga. Yarambwiraga ngo kuki utabikoze papa, waranyibagiwe. Yarebaga buri mukino. Biratangaje ukuntu imyaka yihuta, kuko ubu mfite umukobwa w'imyaka 7 utakirajwe ishinga n'iby'imipira. Ubu ngo arishakira kuzakina gymnastique mu mikino Olympique. Mfite kandi umuhungu w'imyaka 3 uba utera umupira mu rugo, afata imipira 5 akayiterera icyarimwe, akagenda akayizana akongera akayitera. Ikintu cyonyine n'ubu bacyemera bombi ni indirimbo dukina mu gitondo tubajyanye ku ishuri. Ihora ari indirimbo imwe. Umuhungu we ntabwo azi amagambo neza, ababivangavanga akanongeramo ibyo, ariko ibibanza arabizi. Ibaze nawe umwana w'imyaka 3 saa 2 za mu gitondo uba wasizo yaririmba yicaye mu modoka ati Glory, glory Man United, glory, glory Man United, glory, glory Man United, as the Reds go marching on. Ako niko gace akunda. Aho niho mushiki wahita afatiraho, wakagira ati with the boys in the red and they run away to Wembley, Wembley, Wembley. Buri gitondo saa 2 za mu gitondo baba baririmba iyo ndirimbo. Bityo rero ko bana banjye n'abandi bafana ba United ku isi yose, ndashaka kubabwira nti ndabizi ko bitari byoroshye, ndabizi ko atari rwo rwego rwacu, ariko twerekeje Wembley. Muzadufane nanone. Yari kapiteni wanyu Bruno Fernandes.